The title of this sermon is Freedom. Iki cyigisho cyitwa umudendezo. Before we begin, let's open. Mbere yuko dutangira, reka dutangize isengesho. Our loving Heavenly Father, Data wacu dukunda wo mu ijuru, warakoze gutanga umudendezo ku butaka bw'uburetwa. Bless us with your presence. May your angels Uduhe umugisha kubwo kuhaba, abamarayika bawe baturinde, izina rya Yesu. Amen. The Bible says that the wages of sin is death. Bibiliya ivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Mu yandi magambo, ntiwahitamo kuba mu byaha udahisemo urupfu. On the other hand, you cannot choose Urundi ruhande, ntiwahitamo ubugingo udahisemo kumvira. In other words, obedience Mu yandi magambo, kumvira ni ipaki yuzuye kugira ngo ubone ubugingo. Life. Now Jesus is the one who Yesu niwe utanga ubugingo. Ariko but it comes at the price of obedience. ku kiguzi cyuko ugomba kumvira. Kandi Bibiliya yuzuyemo inkuru zivuga ku bubata n'izivuga ku mudendezo, ndetse n'amahitamo hagati y'ibyo byombi. Sanga bitangaje cyane kuko iyo wize Bibiliya ukareba ku mahindura atandukanye, sanga ingeri ya King James idakunze gukoresha ijambo slave, imbata cyangwa slavery, ububata ku kigero cyo hejuru. King James ikoresha ijambo slave, imbata, inshuro imwe gusa, kandi byanditswe mu buryo buberamye. Mu yandi magambo, byarahashyizwe ntago ari ryo ryari rihari mu by'ukuri, ubwo si ryo ryari rihari. Umurongo ryakoreshejwemo ni Yeremiya igice cya 2 ku murongo wa 14. Mbese Isirayeli ni umuretwa cyangwa ni umugaragu? Yavukiye se mu nzu y'uburetwa cyangwa mu nzu y'ububata? Niba atari ko biri, kuki yabaye umunyago? Mu yandi magambo, ntago iri kuvuga ku bubata, ahubwo iri kubasa ikibazo, kandi nta nubwo biri mu mwimerere. Ariko urugero nka NIV, nk'uko ihindura ryinshi ry'iki gihe rikunda kubikora, hakunda gukoreshwamo ijambo slave, imbata, kandi mu ngeri ya NIV ijambo slave, imbata, ikoreshwa inshuro 94. Ubwinshi bwaryo ari bwo slaves, NIV irikoresha inshuro 86. Nanone muri King James rikoreshwa rimwe gusa, kandi ntirikoreshwa rifite aho rihurira n'abantu b'Imana. Yakoreshejwe rimwe mu byahishuwe 18 ku murongo wa 13, havugwa ku bigize Babuloni n'ibisangwa muri Babuloni. Havugwa ibicuruzwa mudarasini n'ibinzari n'imibavu n'amavuta meza n'amadahano n'icyome n'inzoga n'amavuta ya elayo, ifu y'ingenzi n'amasaka cyangwa ingano. Ibyo bifite icyo bivuze mu by'iyobokamana iyo turebye icyo bicurera. Hanyuma harimo inyamaswa, inka n'intama n'amafarasi n'amagare. Mu yandi magambo, harimo ibindi bicuruzwa, kandi nanone harimo ibijyanye n'igisirikare n'amagare, hanyuma n'imbata n'ubugingo bw'abantu. Ahantu honyine muri King James ubona ububata ni muri Babuloni. Ibyo nsanga bitangaje cyane. Hazaba ububata muri Babuloni. Tugomba kureba iki kintu twitonze cyane. Iyo bije ku bwami bw'Imana, nta kintu cyo kubyikoreza abandi, nta kintu cy'umwuka w'igitugu. Dusoma muri Testimonies to Ministers ngo Imana nta muntu yashyizeho ngabo umutima uhana wa mugenzi we. Ntago ari iby'ubwenge kugereka inshingano nyinshi ku muyobozi ku buryo azumva hatiwe guhinduka umunyagitugu. Bigomba kumera gutyo muri mwebwe. Imana ni y'umudendezo, Babuloni yo ni y'uburetwa. Iyo dusubiye mu mateka y'isezerano rya kera, hanyuma tukiga iki kintu, gifite aho gihuriye cyane n'iki gihe turimo, ndetse n'igihe kiri kudusatira. Kuva igice cya 6 ku murongo wa 5 handitswe ngo, kandi numvise umuniho w'Abisirayeli abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye.
aho gukoresha ijambo slave imbata, King James ikoresha ijambo bondage uburetwa cyangwa servant umugaragu. Bari mu buretwa buhe? Ese ntabwo bari bemerewe gukora icyo bashaka kigero runaka? Bagomba kuba hari ibyo bari bemererwaga, kuko icyo gihe abafarisayo babwiye Yesu ko batigeze baba mu buretwa. Uburetwa nk'ubwo rero bwari uburetwa bumeze gute barimo? Itegeka kwa 2:26 ku murongo wa 6, abanyegiputa batugirira nabi, baratubabaza, badukoresha uburetwa bw'agahato. Imana yitegereza umubabaro w'abantu bayo mu buryo bugaragara ndetse no mu buryo bwa mwuka. Mu buryo bwa mwuka yashakaga kubabohora mu buretwa bugaragara, hakaba n'ubundi buretwa bwo ku rwego rwo hejuru bwitwa uburetwa bw'icyaha. Kristo yaje kubohora imbohe. Iyo usomye mu Kuva igice cya 6 ku murongo wa 16, nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro abanyegiputa babakorera, bakure mu buretwa babakoresha, bacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Nizera ko abantu bari mu buretwa bw'abanyegiputa. Ubwo ni uburetwa bw'icyaha, kandi burerekeza ku buretwa bugaragara nk'uko byari bimeze ku bana ba Isirayeli. Imana ishaka gukuraho buri wese umutwaro w'icyaha n'uburetwa bw'icyaha, ariko nanone irashaka kuducungura uburetwa bugaragara, uburetwa bwa Egiputa, kandi izabikoresha ibihano bikomeye. Soma igitabo cy'Ibyahishuwe kirabikubwira. Kuva igice cya 13 ku murongo wa 3 handitswe ngo, Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko, muzagira imitima yasembuwe murya. Nta magambo y'ingenzi, nta mitsima isembuwe. Uzi ko umusemburo ushushanya icyaha. Iyo ukuwe mu buretwa mu by'umwuka bw'icyaha, nta cyaha kiba kigomba kwinjira muri wowe, ubwo nta mitsima isembuwe. Ni ikimenyetso cyiza gisobanura uburyo umuntu igihe akuwe muri ubu buretwa aba abohowe icyaha. Niyo mpamvu uba utagomba kwemera ko icyaha cyongera kwinjira. Niyo mpamvu Yesu yabwiye umugore wafashwe asambana ngo, genda ntukongere gukora icyaha, uraho umusemburo w'icyaha. Mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 ku murongo wa 12 handitswe ngo, uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Hano hari umuburo. Abantu bajya bibagirwa ko bakuwe mu buretwa, kandi bamwe bajya bashaka kongera gusubira mu buretwa. Gutegeka kwa 2:8 ku murongo wa 14, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru, wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Bamwe bajya kure, nk'uko tuza kubibona, bitoreye abatware bo kubasubiza mu buretwa. Niye ntego yari ya Kristo yatumye Kristo aza mu isi? Gukura ikiremwa muntu mu buretwa. Muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 18 hasubiramo amagambo ya Yesaya avuga ngo, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, icyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri.
iyo dusomye muri Yesaya 58 ku murongo wa 6, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Ndatekereza byumvikana neza ko Imana iri muri gahunda yo gukuraho uburetwa. Imana iri muri gahunda y'umudendezo. Imana iri muri gahunda y'umudendezo. Umwanzi ari muri gahunda y'uburetwa. Niyo mpamvu imbata ziri muri Babuloni. Iyo ugiye mu mateka, yewe mbere y'uko n'umuntu aremwa, habaye intambara mu ijuru. Satani yarwanaga na guverinoma y'Imana, yumvaga amategeko y'Imana adatanga ubwisanzure, kandi ikiremwa muntu cyubashywe nkawe n'abamarayika ntibagombaga kugengwa n'amategeko nk'aya. Icyubahiro cyabo cyari kirenzaho. Ubwabo bibereye itegeko, ntibari bakeneye amategeko n'amabwiriza. Hanyuma yigaragambya kuri guverinoma y'ijuru, yigaragambya ku mategeko y'Imana, yigaragambya ufite umwanya w'ubutware witwa Yesu Kristo. Yashakaga gufata umwanya wa Yesu Kristo. Yashakaga gushyiraho indi guverinoma. Kandi abamukurikiye baramwizeye. Abamarayika benshi baramwizeye. Ikibabaje nuko yabuze umwanya we, hanyuma akaza muri iyi si nk'intare yivuga, maze igihe cyari kigufi, hanyuma ayobya Adamu na Eva, abashyira mu buretwa bw'icyaha, akaba ari zo ngaruka tubona aha tuzengurutse hose. Abenshi muri iyi minsi bafite imyumvire itari yo y'uko Imana iri na kamere yayo. Bayibona nk'umutware utagira impuhwe. Iyi niyo shusho yamaze gushushanywa. Niwe ubuza umudendezo bitewe n'amategeko, hanyuma Satani akatwizeza kutubohora kuri ayo mategeko. Kore ibyo ushaka nibyo bigize amategeko yose. Niko ijambo rya Satani ryavugaga. Ikibazo nuko iyo ukuyeho amategeko, ubwo uba uhatiwe gushyiraho andi mategeko asimbura ayo ngayo. Ariko ibyo ntiyabyitayeho, kuko ayo ni amategeko yari kuba araye, ntabwo yari amategeko y'Imana. Ikibazo cye nuko amategeko y'Imana ari amategeko y'Imana. Kubera iki? Kuko amategeko y'Imana ahabanye na kamere ye. Kamere ye ni inarijye, mu gihe kamere y'Imana itarimo inarijye. Imana ni inyarukundo, Satani we ni umunyagitugu. Imyuka ibiri izahangana kugeza ku mpera y'igihe. Satani ubashuka abagabo n'abagore ngo ntibumvire, muri uko kutumvira akabizeza ko bazaboneramo umudendezo n'ubwisanzure, ko bazaba nk'Imana, bo ubwabo bazabasha kwimenyera icyiza n'ikibi. Nta wundi bakeneye. Ku rundi ruhande agashyiraho abantu bafatanya bakajya mu mwanya w'Imana, ku buryo abantu babishingikirizaho ibyo uyu mubwiriza avuga, cyangwa ibyo umunyapolitike runaka avuga, cyangwa ibyo siyansi ivuga. Tugomba kumvira siyansi, kuko siyansi buri gihe ibiri mu kuri. Ese siyansi ni nyakuri iyo bigeze ku nyigisho y'uko umuntu akomoka ku dusimba dutoya, ari naho siyansi nyinshi yo mu isi ubu ishingiye, cyangwa twahitamo aho dushaka kuba tubanye amahoro n'Imana yitwa siyansi, cyangwa Imana yitwa pasiteri, cyangwa umubwiriza, cyangwa umunyapolitike, cyangwa umuperezida. Ese abantu bamwe bazi ubwenge cyane kurusha abandi, uburyo bazi uburyo bwo kuyobora. None ni iyihe miyoborere turi kubona? Ni nahe turi kwerekeza? Ibyo ni ibibazo tugomba kwibaza.
ese turi kwerekeza ubwisanzure n'umudendezo cyangwa turi kwerekeza uburetwa n'agahato? Umudendezo uzana n'inshingano, inshingano ikomeye. Umudendezo ntusobanuye ko ukora icyo ushatse. Umudendezo usobanuye ko wita umuvandimwe wawe. Umudendezo ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibi birakomeye kuri abo bafite inarijye. Ese ntibitangaje uyu munsi Satani yatsinze mu gutanga inyigisho ye kugeza ubwo n'amatorero yo mu isi ariyo aha uburenganzira abanyabyaha ngo bakore ibyaha, kuko bavuga ko amategeko y'Imana abangamye cyane. Imana yakoze amakosa niba ubishaka, ikaba yarakuyeho amategeko yayo. Ariko Yesu ntiyazanywe no guhindura amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza, yaje kuyaha ubuzima. Yayabayemo intangarugero, naje gukora ibyo ushaka, umubiri wandemeye. Hari uku gutandukana mu isi. Impamvu hari ukutizera mu isi ni uko amatorero yigisha ko amategeko y'Imana yavuyeho, kandi ibi bakunze kubyigisha kuri rimwe mu mategeko bavuga ko ritagifite agaciro, ryitwa itegeko rya kane. Iyo bahuye n'ijambo ry'Imana rishyigikira kumvira itegeko rya kane, bahita bifuza gukuraho amategeko yose kugira ngo bakureho rimwe, hanyuma bakarisimbuza amategeko yabo, akanaba kakaye cyane kurusha ay'undi wese iyo bigeze mu kuyashyira mu bikorwa no kuyubahiriza. Ibi bintu tugomba kubimenyekanisha mu isi, kandi ndifuza ko abantu b'Imana bakangukira ibi bihe turimo, kuko ibigiye kuza bizaba ari kirimbuzi, binababaza, kuko Bibiliya ibyita igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Iyo tugiye ku Bukristo bwa kera, abo Bakristo ba kera bayobowe n'intumwa, imyitwarire yabo yari imeze ite? Intego yabo mu buzima yari iyihe? Abo bantu bageze mu isi yose. Ubu turavuga ngo ntiwashobora kugera mu isi yose, ariko izo ntumwa 12 zashoboye kugera mu isi yose mu gihe gito. Ni iyihe mpamvu yabibateraga? Bari bafite impamvu ebyiri zonyine. Bashakaga kuba nka Yesu, bashakaga guhuza na kamere ya Yesu Kristo, bashakaga kugenda nka Yesu, bashakaga kubaho nka Yesu, bashakaga kumvira nk'uko Yesu yari ari, bashakaga kwerekana kamere ya Yesu, bashakaga kwambikwa gukiranuka kwe. N'impamvu nuko bari bafite ubushake bukomeye bwo kurokora ubugingo. Niba icyo kibura, niba tudafite ubwo bushake bukomeye bwo kurokora ubugingo ku bw'ubwami, ubwo ntituzaba twujuje ibisabwa ngo duhabwe imvura y'itumba. Kubera iki bari bujuje ibisabwa ngo bahabwe imvura y'umuhindo? Ni uko bari bafite ubushake bukomeye bwo kurokora ubugingo ku bw'ubwami. Imana yabahaye ibikoresho byo kubikora. Muzi ko imvura y'itumba izabiruta imvura y'umuhindo, kuko imvura y'umuhindo yari iy'agace gato, ariko imvura y'itumba igomba kugera ku isi yose. Uzabona ibimenyetso, ibitangaje n'ibitangaza mu mvura y'itumba, ariko niba kamere zacu zitabanye amahoro na kamere ya Yesu Kristo, niba kwifuza kw'imitima yacu kutabanye amahoro no kwifuza kwa Kristo waje agapfa kugira ngo arokore ubugingo bwari bwarazimiye, ubwo tuzaba twarahushije intego. Nta kintu kibaho cyo kugira umudendezo ku cyaha, kuko icyaha ni ufunga mubi cyane. Gukiranuka
kwa Kristo icyo kintu cyonyine cyaturokora uburetwa bw'icyaha. Tugomba kugira ukwizera mu gitambo cy'ihongerero cya Yesu Kristo. Tugomba kugira ukwizera mu bubasha bwe bwo kudukura muri iki kibi tudashobora kwigobotora. Hanyuma kubwo kwizera tugomba gukomeza tukagenda urugendo. Hari ibintu bibiri Yesu yakoze ubwo yari ari ku isi. Yari intangarugero mu kumvira. Cya kabiri, yishyuye ikiguzi cy'ibyaha by'abantu bose. Muri uru rugendo rwa gikristo, muri iyi si ya gikristo, habaye ibyago byinshi. Amaraso menshi yaramenwe, miliyoni kuri za miliyoni z'abantu bishwe urubozo, baranicwa bazira kwizera kwabo. Hanyuma mu gihe bari bahungiye kuri ubu butaka bushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haje gushyirwaho itegeko nshinga ryizeza umudendezo wo kutarenganyirizwa imyizerere. Ariko Bibiliya ivuga ko umudendezo uzavaho, iryo tegeko nshinga rizarengwaho, kandi ubwicanyi buzongera guhubura umutwe, kandi hazabaho kugura no kugurisha, kandi hazashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi nutacyemera uzahabwa igihano cy'urupfu. Kandi isi iri kwirukanka igana muri icyo cyerekezo. Ndashaka ko mugereranya gahunda ebyiri: gahunda y'Imana na gahunda ya Satani. Hanyuma tugomba gufata umwanzuro w'imwe muri izi gahunda zombi dushaka kwifatanya. Ubiriho ubu bemera ko, niko bavuga, niba ugize ikibazo, reka tuvuge ko uri umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba ufite ikibazo, tuvuge ko uri kurenganyirizwa imyizerere, ubwo itegeko riba rikurengera. Itegeko rigomba gushyigikira itegeko nshinga. Niba atari ko bigenze, ubwo uba ugomba kurengerwa n'itegeko ryo hejuru, rikunze kuba ari urukiko rw'ikirenga. Inshingano z'urukiko rw'ikirenga ni ugushyigikira cyangwa gukomeza itegeko nshinga. Ariko iyo itegeko nshinga rivuyeho, niba itegeko nshinga rihinduwe, ubwo ntago uba ugifite ikikurengera. Iyo bije kuri Bibiliya no ku Mana, naho hari itegeko nshinga ryitwa Bibiliya. Bibiliya ni itegeko nshinga, ni inyandiko y'itegeko, kubwira ibisabwa ngo ube mu bagize ubwami bw'Imana. Kandi iri tegeko nshinga ryanditswe n'Imana ubwayo. Imana niyo mucamanza, niyo rukiko rw'ikirenga. Niba uburenganzira bwawe ubuhonyowe, kandi ukaba uri mu bagize ubwami bw'Imana, ubwo uba ugomba kurengerwa n'uyu mucamanza. Kandi ushobora kumusenga, umusaba kuguha ubutabera, nk'uko umucamanza w'isi yose azabikora. Azakiza iyi si. Dufite ubutware bubiri kandi burahanganye. Iyo dufashe Imana, tukibaza ikibazo ngo ninde ufite byose muri iyi si, igisubizo kirasobanutse, kuko Bibiliya ivuga ko Imana ari nyiri byose. Zaburi 50 kuva ku murongo wa 10, ko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirarashyamba zo mu misozi igihumbi, z'inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi, inyamaswa zo mu ishyamba n'izanjye. Yaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Isi n'ibiyuzuye ni ibyanjye byose uko bingana. Imana ivuze ko ari ibyayo. Hari undi uvuga ko ari ibye. Igihe yagaragaraga mu nama mu ijuru, Imana imubajije aho aturutse, mu gitabo cya Yobu yaravuze ngo
mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Bisobanuye ko nyifata nk'amatware yanjye. Igihe Yesu yari ari kuri iyi si, ari mu butayu bw'ibigeragezo, Satani yamwijeje kumuha iby'isi yose naramuka apfukamye akamuramya. Ntiwatanga isi udatekereza ko ari iyawe. Bibiliya imwita igikomangoma cy'isi. Ariko Imana niwe nyirayo. Ariko hari undi uvuga ko ari iye, wiha umwanya utari uwe, uvuga ko ari we nyirayo. Kandi guhangana kugiye kuba hagati y'abo babiri, twebwe tugafatirwamo hagati. Reka tujye ku nkuru ya Yosefu na Farawo, kuko iyo nkuru nizera ko irimo amasomo menshi cyane, amasomo meza cyane, amwe agoranye kuyumva. Muri iyi nkuru imeze nk'igishushanyo ndetse isa n'umugani, nubwo byari bya nyabyo. Farawo ashushanya Imana Data, hanyuma Yosefu we agashushanya Yesu, ni Mesiya ushushanywa. Hari inzara mu gihugu, inzara igaragara, ariko ushobora no kubigirira inzara y'iby'umwuka iterwa n'icyaha. Byombi byakoreshwa, ariko iyo turebye kuri iyo nzara y'ibigaragara, niki cyabaye muri iyo nzara? Ibyo kurya byari byabuze, ibinyampeke byari byashize. Hanyuma Yosefu mu myaka y'uburumbuke yari yarabitse ibinyampeke, niwe wacungaga ibyo binyampeke. Mu buryo bw'ibishushanyo, Yesu niwe ugenzura ibinyampeke. Mu yandi magambo, ashobora kuguha umutsima w'ubugingo ukawakira cyangwa ukawanga ubishatse. Reka tubirebere mu bigaragara. Igihe imyaka y'inzara yazaga, yagurishije ibiribwa ku bantu. Bakoreshaga iki babigura? Bakoreshaga amafaranga, ariko byageze aho kuko hari inzara ntacyo binjizaga. Ibyo binjizaga byarabuze, ntacyo bari bakinjiza, ubukungu bwari bwaraguye, ariko tubivuga. Hanyuma babura amafaranga yo kugura ibyo kurya. None ibyo kurya babikuraga he? Mu bigega. Hari hakirimo byinshi kuko Farawo na Yosefu bari barabihunitse byose. Ubwo rero bagombaga kugurisha imitungo yabo, hanyuma basigara ntacyo bagira, nta na kimwe. Farawo yari atunze byose. Muri iyi nkuru, mu buryo bw'igishushanyo, Farawo ahagarariye Imana Data, hanyuma Yosefu agahagararira umwana Yesu Kristo. Batunze byose, ariko hari itandukaniro iyo bigeze ku bacunguwe, kuko abavandimwe ba Yosefu nabo baje kugura impeke. Farawo yari atunze byose, Yosefu agatanga impeke. Satani ashaka kuba isumba byose, ashaka gutanga byose, agashaka no kubitanga ku mabwiriza ye. Gahunda zijya gusa, ariko kamere z'aba ba nyirabyo babiri zirahabanye cyane. Abavandimwe baguze impeke, hano abavandimwe ba Yosefu bagura impeke, ariko basubiye mu rugo amafaranga yari mu masaho yabo. Impeke bari baziguze ubusa. Impeke ntacyo baziguze, baziherewe ubuntu, bikaba byarabateye ubwoba bwinshi. Hanyuma igihe bagarukaga gushaka izindi mpeke, amafaranga nanone yarongeye arabagarukira. Baziguze ubusa, ariko Abanyegiputa bose uko byari bimeze bagombaga kwishyura. Hari itandukaniro hagati y'abavandimwe n'Abanyegiputa. Abanyegiputa bagiye mu buretwa, ariko abavandimwe bagumye
mu mudendezo ariko hari ikiguzi bagombaga kwishyura wenda ikiguzi cyinshi kurusha icy'abanyegiputa bagombaga kwishyura igiciro kinini ikiguzi bagombaga kwishyura ni ukwihana ibyo bakoreye umuvandimwe wabo icyo kimwe natwe tugomba kwishyura ikiguzi cyo kwihana ibyo twakoreye umuvandimwe wacu wadupfiriye ku musaraba bagombaga kwishyura ikiguzi cyitwa agahinda ko mu buryo bw'Imana bagombaga kwicisha bugufi nubwo mbere bari barishyize hejuru bagombaga gupfukamira Yosefu icyo kiguzi bagombaga kwishyura ariko amafaranga yarabagarukiye iyo turebye isi muri uyu munsi kibaza aho turi kwerekeza ku ivugurura rikomeye ibyo bivuze ko turi kwerekeza aho tugomba kongera kubaka neza bisobanuye ko ugomba gusenya ibyari bihari byose kugira ngo ushyireho gahunda nshya yitwa ivugurura rikomeye Great Reset kandi hazabaho inzara mu gihugu kandi inzara iri gukorwa undi farawo utaramenye Yosefu agiye kwima kandi uyu mufarawo azagurisha kiguzi gitandukanye ubona ko muri iyi minsi iyo ushaka kugira icyo ukora muri sosiyete ugomba kuzuza ibintu runaka ugomba kuba ufite ibyangombwa runaka wenda ukeneye icyemezo cy'uko wikingije wenda ukeneye pasiporo ikwemerera kugira uruhare ku mafaranga wenda ugomba kwemera ibintu runaka bisobanurwa muri gahunda y'ibijyanye n'ubukungu hagomba kubaho imyitwarire yumvikanyweho hanyuma igihe ibintu byose biguye uzasigara afite impeke ni Imana y'isi n'abamuhagarariye bazatanga impeke ku kiguzi kuko ivugurura rikomeye Great Reset rizasobanura ko ubukungu bwaguye bizaba bisobanuye ko ntacyo uzaba ufite cyo kwishyura ntacyo kwishyura imitungo yawe izabura nk'umucanga uri mu ntoki zawe hanyuma uzaba ntacyo ufite kandi ubuyobozi buvuga ko uzaba ntacyo ufite kandi wishimye biratangaje uzaba ntacyo ufite kandi uzaba wishimye none ubwo uzabona ibyo kurya gute igihe ntacyo ufite ni gute uzabona ibyo kurya niba amakompanyi azaba yaguye urugaga rukaba ari rwo rufite byose bafite inzuri zo guhinga baraziguze bafite uburyo bwo kubigeza ku bantu nibo babugenzura bafite ububiko bunini cyane nibo babugenzura mu gihe uzaba wujuje ibisabwa muri sisitemu y'ubukungu wenda uzashobora kugura ibyo kurya niwemera ikimenyetso cy'inyamaswa ushobora kugura ibyo kurya nihe uzakura amafaranga bazayaguha bazabyita ingoboka tugomba kwibaza ikibazo ngo ese aya mafaranga y'ingoboka ava he leta niyo iyatanga yakura he irayasohora ikayaha abo bujuje ibisabwa hano hari ingoboka ese wakoze ibi bikurikira ese wujuje ibisabwa hano hari ingoboka yawe ntacyo bisaba kuko ari amafaranga yemejwe n'amategeko iyo ari impeke za farawo zagurishijwe amafaranga yarabuze imitungo yabo yarajyanywe kubw'ikiguzi hanyuma farawo byose bibibye ubwo inganda nini zizaba zitunze byose hanyuma wowe ukazaba ntacyo ugira
nta kiguzi bibasaba, ariko mu by'ukuri hari icyo bibasaba, hari icyo abo bemera bibasaba cyitwa uburetwa. Kwishingikiriza byuzuye kuri iyo gahunda, ibyo byitwa uburetwa, ibyo byitwa ububata. Kwishingikiriza burundu kuri gahunda kugira ngo ubeho, ibyo byitwa ububata. Hanyuma leta ikaba shobuja. Ariko biratangaje, iyo usomye itegeko rya Kiliziya y'i Roma rijyanye n'umutungo, bivuga ridaciye ku ruhande ko ari uburenganzira bwa Kiliziya y'i Roma gusa gutunga no gutanga umutungo. Leta izatanga gusa ibyo yahawe n'ubutegetsi bwo hejuru bwitwa inyamaswa yo mu byahishuwe igice cya 13. None ninde nyiri leta? Kuri Roma ivuga ko inkota y'umwuka irenze inkota ya leta. Iyo dusubiye mu itangiriro ry'igice cya 41 ku murongo wa 57 handitswe ngo abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose. Bene se wa Yosefu 10 baramanuka bajya guhaha imyaka n'impeke muri Egiputa. Itangiriro 42 ku murongo wa 30, abavandimwe ntacyo basiguze, abanyegiputa bo byabatwaye byose. Inama ishinzwe ubukungu ku isi, World Economic Forum, igana ubutware ikorera. Ni gahunda y'igitugu ishingiye kuri fascism, aho leta n'inganda n'ubukungu byihuriza hamwe kugira ngo bikorere abaturage, hanyuma abo bujuje ibisabwa bakabona ingoboka, hanyuma bagahinduka abagaragu. Igisekeje nuko abantu bakunda buretwa. Nehemiya 9 ku murongo wa 17 handitswe ngo banga kumvira kandi ntibibuka ibitangaza wakoreye muri bo, ahubwo bagamika amajosi baragoma, bishakira umutware ngo basubire mu buretwa bahozemo. Ariko wowe uri Imana yakereye kubabarira, igira imbazi n'ibambe, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, ntiwabataye. Bishakiye umutware ngo basubire mu buretwa. Abantu bari ku kigero cyo gushyiraho umutware wo kubasubiza mu buretwa. Inzara nikomera, ibintu nibikomera, ese si byiza ko twahabwa ingoboka tugasubira mu buretwa? Reka dushake umutware. Wenda dushobora gushyiraho umuntu uyoboye leta akaba anayoboye idini, wenda ubwo yambara ikanzu y'umweru ubwo tuzayifata nk'ikanzu yo gukiranuka tumukurikire. Bibiliya imwita umuntu w'icyaha cyangwa umwana wo kurimbuka. Abagalatiya 4 ku murongo wa 9, iri ni isezerano rishya handitswe ngo ariko none ubwo mwamenye Imana kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, iki cyatumye musubira mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo. Muri King James ivuze kuba mu buretwa. Dukeneye kugira umuti wo gusiga ku maso kugira ngo turebe ibiri kubera mu isi. Ezira 9 ku murongo wa 8 handitswe ngo ariko noneho muri uyu mwanya muto Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo, dusagiriza igice cy'abantu kirokotse, dushyiriye ingano ahera, ngango ahera hayo kugira ngo ihwejeshe amaso yacu, iduhumurize buhoro mu buretwa bwacu. Abantu b'Imana ntibagomba gushaka gusubira muri Egiputa. Abantu b'Imana bagomba kwishingikiriza ku masezerano ya Bibiliya no gusaba Imana dukura mu buretwa, no gusaba Imana dukomereza mu buretwa. Dufite amahitamo.
dushobora kujya ku mutware w'iyi si tukamusaba kudukura mu buretwa, cyangwa dushobora kujya ku Mana yo mu ijuru tukayisaba kudukura mu buretwa. Imana iravuga ngo byose ni ibyanjye, hanyuma wowe ukaba ntacyo utunze. Satani aravuga ngo ntunze byose, hanyuma wowe ntacyo utunze kandi ugomba kuba wishimye. Ku maso atarahindutse, gahunda ebyiri zigaragara nk'izisa. Gahunda y'isi iravuga ngo mfite amategeko, ndashaka ko wemera ubutware bwanjye, kandi nutabikora nzakwica. Gahunda y'ijuru ikavuga ngo mfite amategeko, nutayubahiriza uzapfa. Ukibaza ikibazo ngo itandukaniro ni irihe? Kubera iki nahitamo gahunda imwe nkayirutisha indi? Nimitamo uburetwa bwo muri Egiputa, nzajya mbona ingoboka hanyuma nshobore kubaho. Undi we agomba kubyemera mu kwizera. Kubera iki nahitamo niba idafatika aka kanya? Ariko undi we ati mbona ingoboka, icyo ngomba gukora ni ukwemera ikimenyetso cy'inyamaswa. Hari itandukaniro rinini. Niba uri mu buretwa bwo muri Egiputa, ntacyo uba ufite kandi nta n'icyo uzigera ugira, kandi uzaba mu buretwa iteka ryose, kandi uzaba no mu ngaruka z'uburetwa iteka ryose. Ugomba kureba kamere z'abayobozi babiri. Niyihe kamere iri mu mucyo wa Bibiliya? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana y'isanzure, Imana isumba byose, yariyoroheje yambara umubiri w'umuntu, ipfa urupfu rwari runkwiriye. Iyo ndebye umusaraba, nshobora guhitamo umudendezo, cyangwa nshobora guhitamo gereza. Ayo ni amahitamo yanjye. Ibyashoboye 3 ku murongo wa 18, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure zawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Ugomba kugereranya kamere z'abategetsi. Se urashaka umwami w'ikasikazi, umwami wo ku isi, cyangwa urashaka umwami wa nyawe w'ikasikazi ufite ingoma ye iri mu majyaruguru, cyangwa ikasikazi witwa Imana y'ubwayo? Izira 9 ku murongo wa 9 handitswe ngo erega turi abaretwa, ariko Imana iduhanye mu buretwa bwacu, ahubwo idusaguriyeho imbabazi zayo imbere y'abami b'Ubuperesi. Iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu, kugira ngo dusane ahasenyutse hayo, ngo iduhe n'inkike idukikije i Buyuda n'i Yerusalemu. Dukeneye inkike. Inkike ni amategeko y'Imana. Ese amategeko y'Imana ni uburetwa cyangwa ni amategeko y'umudendezo? Aho ngaho buri wese agomba kwifatira umwanzuro. Abaroma 8 ku murongo wa 15, kuko mutahawe umwuka w'ububata cyangwa se uburetwa ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, batakisha uti Aba Data. Mutekereze kuri ibyo. Ntago uri umugaragu wahindutse umwana. Reka tugumane icyo gitekerezo. Abaroma 8 ku murongo wa 21, yuko nabyo ibyaremwe bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Iyo ubohowe mu buretwa bw'icyaha, ubwo uba ufite umudendezo w'ubwiza, nubwo wongera ukabana amahoro n'amategeko y'Imana. Hari umugani muri Bibiliya mu Bagalatiya, Pawulo avuga kuri uwo mugani, igice cya 4 ku murongo wa 21,
chapter 4 verse abashaka 21. gutwarwa n'amategeko nimumbwire murasobanukirwa n'amategeko. Iyo avuze gutwarwa n'amategeko ntugakureho amategeko nk'uko ababwiriza benshi babikora. Iryo jambo rishyirwe mu bitekerezo byawe aho gucirwa urubanza n'amategeko. Murasobanukirwa amategeko. Yanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Imwe ryavugiwe ku musozi wa Sinayi ribyarira uburetwa. Iryo ni ryo rigereranywa na Hagari, ari we kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese, kuko byanditswe ngo shime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Nuko rero bene data, ibi ni ingenzi cyane. Namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari, ariko nk'uko icyo gihe wabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Tuzahorana guhangana hagati y'abahisemo inzira y'Imana n'abo bahisemo inzira y'abantu. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntituri abana b'inshoreke, ahubwo turi ab'umugeni. So then, brethren, we are not children of the bondswoman, but of the Aga amategeko aguciraho iteka, ariko ntiwemerewe kutayubahiriza. Ugomba kuyubahiriza. Iyo niyo igomba kuba imyumvire yawe. Nibiba mu bitekerezo byawe, niba imitekerereze yawe ibaye nk'iya Kristo, amategeko ubwo ntago ari aya Kristo gusa, ahubwo amategeko aba ayawe, hanyuma ugakunda mugenzi wawe aho ubwawe, hanyuma uzakunda Imana kuruta byose kuko yakubohoye. Abagalatiya 5 ku murongo wa mbere, ubwo Kristo yatubohoreye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'uburetwa. Hagarara ushikamye muri uyu mudendezo, ntucike intege. Yohana 8 umurongo wa 34, Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora icyaha ari umugaragu w'icyaha. Umugaragu ntaba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababohora, muzaba mubohowe by'ukuri. Ni byiza cyane. Ubu biranshimishije cyane kuko turi kugereranya kamere ebyiri. Imana ivuga ko itunze byose, kandi uzagera mu bwami bwe niwumvira amategeko ye. Satani aravuga ngo afite byose, kandi ufite ubushobozi bwo kuba mu bwami bwe niwumvira amategeko ye ahabanye n'amategeko y'Imana. Abaroma igice cya 6 guhera ku murongo wa 5, ubwo twateranijwe nawe sangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranyijwe nawe sangira kuzuka nk'ukwe. Kandi mumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. King James n'abagaragu b'ibyaha, kuko ni ukwica amategeko, ko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Mu yandi magambo, umuntu wa kera w'umubiri agomba gupfa. Icyo ni cyo cy'ingenzi Imana isaba, hanyuma ukazukira mu buzima bushya bubanye amahoro n'Imana, hanyuma ukaba umuragwa. Ibyo ni ingenzi cyane. Iyo dusomye Abaroma 6 ku murongo wa 12 handitswe ngo, noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo birarikira. Imana irasaba gutungana mu cyaha. Hanyuma guhera ku murongo wa 15 bihita bitangaza cyane
nuko tugire dute mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu ibikabeho rero amategeko ntago agiye ugomba kuyitondera imuzi yuko uwo mwihaye kuba umugaragu wo kumwumvira muri abagaragu b'uwo mwumvira uwo umugaragu w'ibyaha bizana urupfu cyangwa uwo gukiranuka wo kumvira Imana kuzana gukiranuka ugomba guhitamo umutware wawe ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari abagaragu b'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima maze mubohowe ku byaha muhinduka abagaragu bo gukiranuka muribuka ko ku itangiriro ry'icyigisho ko navuze ko King James idakoresha ijambo slave cyangwa imbata ikoresha ijambo servant cyangwa umugaragu ndetse n'ijambo bondage uburetwa nta jambo slave cyangwa imbata iyo usomye ingeri z'ubu hose handitse servant cyangwa umugaragu muri iyi mirongo yose bisimburwa n'ijambo slaves cyangwa imbata hano handitswe ngo maze mubohowe ibyaha muhinduka abagaragu bo gukiranuka ariko mu ngeri z'ubu NIV urugero usanga handitswe ngo hinduka imbata yo gukiranuka ibyo ntibishoboka uko kuba byo King James mu bitekerezo byanjye niyo yahinduwe neza kuko imbata nta mudendezo na muke ibifite kandi Imana ntago igikuraho umudendezo wawe gusenga kwemerwa n'Imana nukuramya gushingiye umudendezo w'amahitamo yacu yari yiteguriye gupfira ariko Satani yashoboye kubihindura cyangwa kubicurika kugeza ubwo uba imbata yo gukiranuka oya uhinduka umugaragu wo gukiranuka nta kindi ibyo mbivuze nk'umuntu ubw'intege nke z'imibiri yanyu kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu abagaragu babyo bigatuma muba abagome ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba abagaragu bako kugira ngo mwezwe Abafilipi 3:9 kandi mboneke ko ndi muri we nafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko ahubwo mfite kuzanwa no kwizera Yesu Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera nkeneye gukiranuka ko hejuru nkeneye gukiranuka kwa Kristo bigenda bite iyo nemeye iyi mpano ikomeye cyane iyo nemeye iyi mpano y'ubuntu when I accept this free gift, when I buy this corn, I get my money back. Subizwa amafaranga yanjye ntacyo binsaba Abagalatiya 4:6 kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati Abba Data iyo dusenze turasenga ngo Data wa twese uri mu ijuru uhinduka umwana w'Imana ndashaka ko mushyira mu ntekerezo Abaroma 8:17 kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa ndetse turi abaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo niba kubabarana nawe uduhanwe ubwiza nawe Cast out the bondswoman and her son. Irukana umugore w'umuja n'umuhungu we kuko ataba umuragwa hano haravugwa ngo iyo wemeye uyu mudendezo uhinduka umuragwa kuko uri umwana uhinduka umuraganwa na Kristo rero ibyo bitembere mu bitekerezo byawe wibaze ngo ni iyihe kamere y'uyu utanga amategeko Satani aravuga ngo ntacyo uzaba utunze kandi uzaba wishimye Imana iravuga ngo uri umwana rero uri umuragwa kandi umuragwa abatunze byose se afite kuko abiragwa
niyo mpamvu muri Matayo 25:34 igihe Yesu yavugaga kuri iyi ngingo aravuga ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni iyihe Mana ushaka gukorera? Igihe uzagera mu ijuru umunsi umwe uzahinjira nk'imbata z'amategeko nk'uko Satani abishinja Imana, nk'uko yabishinje abamarayika ngo ni imbata, uzinjirayo nk'abaragwa. Ibyo bisobanuye ko uzaba uri nyirabyo, ariko igisabwa ni uko utagomba kugira kamere y'inarijye. Amahitamo yacu agiye kuba ayahe muri iki gihe turimo? Mu gahe gato tukabona ingoboka nta burenganzira dufite, ahubwo turi imbata, kuko Babuloni irimo imbata z'abantu, cyangwa kuba ab'umudendezo, hanyuma tugakorera Imana hamwe mu bwami bwa Yesu Kristo n'ubwacu, kuko turi abaraganwa na Kristo. Ayo niyo mahitamo yacu. Imana iduhe umuhate wo guhagarara mu gihe cy'akaga kigiye kuza no gusaba Imana kuduha imbaraga zo kurokoka. Niba ari na ngombwa tumanurire manu ivuye mu ijuru yo kugaburira umukumbi we, zasangwe dukiranuka. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, turi kwerekeza ku cyiza, ariko nitwemera iyi impano ihambaye y'agakiza, nitugura impeke n'ikiguzi cyacu, turi abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi twizeye ko Data atazadusiga turi abakene mu gihe kigiye kuza. Urakoze kubw'amasezerano yawe ari muri Bibiliya yawe. Umutima n'amazi ntibizabura, reka tuyakire, ntitugurishe ubugingo bwacu ngo dukurikire umutware udusubiza mu buretwa. Isengesho ryanjye mu izina rya Yesu, amen.